umeze ute meze neza dusanze ngusore nta kibazo uzi ijambo yambwiye ryanakimishije ngo niyo yanambira ngo muraze kuko n'ubundi ndi umugore namuraze ariko ugasanga wenda umuntu ntago arimo kubitekerezaho gusa afite impamvu ku giti cye wenda adashaka kwegera umukobwa cyangwa umukobwa cyangwa impamvu rifa muri we n'ikintu cyatumye muri we sibyo turi hano mani twa turi kwisike tubara nyine ngo pashe hariya ni ngiki Yes, nanjye ngusuza kandi zere komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye arasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa cheke tu saka n'abantu nakira nabanye naso atandukanye mu cyo gitandukanye guramwe dusara atandukanye mu bice bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza abadukurikiye kuri kamera murimo nabona Titi hano ni mu rugo hano ni wabo hano ni kwa musaza we hano ni nahantu yisanga cyane ariko amakuru mba nifuza kumenya byinshi byatandukanye kuri ubu ngubu kuri isaha nawe arashaka noneho kumena umuceri nyuma y'uko ibyo ntangaje babitekerejeho bakabyumvaho bakabitekerezaho bikanga ariko nanone bakavuga ati ni yare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nditwaye sibyo rata nditwaye nawe ni inkuru iyi warasenze buriki sibyo mama bwira se warasenze buriki taranyuzwe mu mutima hari umuntu abonye cya kiganiro ati cyo kuza mwankize muri mood tibyarata umuntu arahubuka ngase umusiramu gahemeze z'abarokore indirimbo z'abakize gusenga no gusenga kandi avuga Imana itayivuga nabi hose idini ryacu ni rimwe tibyarata ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi bihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi wakiriye indirimbo kuko ivuye ku mutima sukamarira yanze sukarinukanyije n'umutima unyuzwe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu najayina na muslimin. Ndashimira Uwiteka ushobora byose wo mwijuru kwa nyiriho nyihumeka nta ndwara nimwe ndwaye mu mutima ndetse no mu mubiri wanjye. Ndashimira Imana ko yampaye urubyaro hari umuntu warubuze. Ndashimira Imana yampaye amagambo yo kuvuga nubwo hari benshi byo mvuga bagerageza benda kuba babipfobya ariko Imana ishobora byose. Ndashimira Imana y'abankurikira buri munsi ababyeyi bari mu bihugu byo bitandukanye. Ndashimira Imana ko yaduhaye u Rwanda rw'Abanyarwanda rugendwa na buri wese rimo umutekano urimo amahoro na demokarasi. Ndashimira Imana yo yanze mu itangazamakuru kandi ndashimira Imana ko yampaye umugore umwe rukumbi nkunda kurenza abandi. Ndashimira n'abama ibiganiro ntacyo nakoze ngo babime ariko nanone niyo nanagikora umwanya wabampaye kugira ngo baze baganirize abadukurikiye n'iby'agaciro. Titi ndakugaruye hari icyo ushaka kuvuga? Icyambere na mbere ndashimira abakunzi ba Kigali News 50. So ni inshuti nziza n'abakunzi beza, so barakuganiriza sometimes ufite irungu bamwe na bamwe barakwandikira ku kazi makuru bagakoza kumerewe mwumve ngo ndabashimiye cyane no kuba bifata bakatureba bagafata umwanya wabo bakavuga ati uyu mwanya ngiye kuganira namwe, uyu mwanya ngiye kubaza amakuru Titi n'urukundo mwa mwanyeretse. So ndabashimiye cyane kandi urukundo munyereka buryo mu nkunda nanjye ndabakunda cyane. Ikindi bifurisha umunsi mwiza mumenye ko mbakunda kandi mbitayeho. Nibyo nababwira ubwambere. So abadukurikiye Titi muramuzi hari abajya bambwira ati Titi mugarure Olive mugarure. So Titi nagiye ntangaza inkuru nyinshi zitandukanye tuvuga ku by'umwana wa murumuna wawe ubu ngubu musigemo bana wenda ntago urabyara cyangwa uzanabyara. Iyo ubona murumuna wawe afite umwana mwiza w'umukobwa nkuri w'umuhungu nkuriya arimo araseka ameze neza ameze fresh
ishyari wowe bigutera irihe ishyari cyangwa wiyumva ute muri wowe ishyari ryiza ufite n'irihe? Ikintu cya mbere kinini ishyari, hari igihe wenda aba ari nimugoroba umwana yamunaniye nkaba mufite nkamuryamisha mu gituza, sibyo? Buriya iyo ufite umwana umuryamisha hano mu gituza uri kumukora mu misatsi, uri kumukorakorama, niryo raha rya mbere uba wumva. Nyine ngiye mitangira ishyari wasundi ngiye nzabyara ryari, nzabyara nyine ugatangira kwibaza nzabyara nande, nzabyara ryari, eske nanjye umwana wanjye ari mwiza gutya, ari bogari, sibyo? Nkahita nenga nyine ntekereza cyane, none bigatuma ntekereza nko ku muntu wenda, ariko nanone nkatekereza ngo ati ubukwe aho yicaye we ari gutekereza iki, sibyo? Ko abizi neza ko umwana ari uwe, arabizi pe 100%, kuko isi yawe hari umuntu inshuti yawe nkubwiye ijambo rimwe gusa, rimwe wahita uvuga ati mu buzima iwa ndamwanze, urumva? Ariko nyine ibyo ntabwo aribyo byanzanye hano, gusa nyine nkicara nkatekereza ati umuntu atekereje ngo umwana ameze gutya, sinzi amakuru, ese akareba amafoto akabona umwana ukuntu akura, atarabona basi n'umutima wo kugira ngo yegere umwana amusuhuze, basi namuterure yumve man iraha iba mu mwana, ibyishimo biba mu mwana. Aho ngaho nyine bituma ntekereza cyane nkavuga ati man kumva abantu no kubameze. Hari ijambo Oliver yambwiye ababarira nazare ikiganiro, arambwira ati se uri aramutaje agasaba imbabazi bamubabarira, arambwira ati aranje, arambwira ati niyo yanampamagara akambaza wiriwe umeze ute, meze neza, tisenze ngusure nta kibazo. Uzi ijambo yambwiye ryanakimishije ngo niyo yanambwira ngo muraze, kuko n'ubundi ndi umugore namuraze. Ariko ugasanga wenda umuntu ntabwo arimo kubitekerezaho, gusa afite impamvu ku giti cye, wenda adashaka kwegera umukobwa cyangwa umukobwa cyangwa impamvu riva muri we n'ikintu cyatumye muri we, sibyo? Turi hano, ikintu cyatumye muri we ahita atuza akavuga ati mani ndayamanitse, sibyo? Nanjye kandi nawe riva gusa nanjye ubwanjye byarambabaje. Ibaze kuba ufite gahunda uvuga mama aza muvugane iki n'iki mama, kuko ni ibintu byose nabyo yarazi, aho amariye kumenya avuga ati umuntu basi duhure, sibyo? Jama turamubwira mushobora guhura gutya na gutya, ariko ibaze kuvuga ngo mama wawe, uri kumva umve n'ahantu abantu basuzugura, mama wawe ntabwo agomba kunshaka, ni njyewe uzafata iya mbere nkajya kumushaka, nimushaka nzamutumaho azanyitabe, ako nta burenganzira afite bwo kugira ngo amamagare ngiye mwitabe. Julius, mama wawe ngiye nimushaka nzamuhamagara azanyitabe, we nta burenganzira bufite bwo kugira gute, bwo kugira ngo azanyitabe. Eske uwo muntu wowe urumva ataragasuzuguro? Mani mama n'umubyeyi ako ataragasuzuguro kambere bakweretse cyane. So wenda tumuveho, wakirute ubuhanuzi bwa Prophet Manzi, nubwo ngewe nijye kumukoresha ikiganiro avuga buri kimwe cyose, nyuma haza ibigiye bitandukanye, haza byinshi bigiye bitandukanye, nkanamushaka nkamubura, nkagerera nkamubura, ndavuga ati man ushobora byose yo mu ijuru, uzongere mu amahirwe yo kugirirwa ubuntu, sadonamo ikiganiro ngira ibyo mwibwirira, niwe wanyihamagariye, ariko mu kiganiro ibyo natekerezaga ntabwo ariko nabibonye. Kira kiganiro cyabaye cy'amateka kuri njye nanazibagirwa. Okay, nanjye byarantungura bizi nge nawe twaturi kwisekera, man nabakunze bibone icyaka man batubabarire, kuko man twaturi kwisekera tubara nyine ngo pache hariya ni ngiki ngo batakabara bara Imana imbabarire nyine itubabarire, kuko wenda niryo dini ryabo, sibyo? Kuba twebwe idini ryacu wenda bitagenda gutyo ngo ugire, ariko abaho n'umuntu pe uragenda kuri shaka gusomera ibyo akakubwira n'ibyo byose ubiswa bibaho cyane, bikaba akabigukorera. So niyo mpamvu mvuze ngo Imana itubabarire, ntabwo twapinze na nubwo twagize gute, gusa twe twatangiye tubona ari ibintu bitazi, ariko hanagereye yageze ahantu Mr. ati njya kivuga ngo umwana ni wa runaka. Isi seriously none ngiye ikintu cyatumye urumva urijori hari rubaho n'abantu bakavuga ati sanga byavuze nibyo, yabaje Oliver ati ugisha ko mwana agara mu nda Oliver ati wa murundi kandi Oliver yahakanye, yari yarabihakanye, nanjye sinari narabihakanye, narabikoreye kwera iki nago dushaka ngo kugira ngo dutangaze ko umwana ari uwe, bitubara kuvuga umwana ni agire ngo tugiye kumusaba bro. Okay, so rindira ndakennye pe,
mani ndakennye pe ariko mu maso aragaragara neza mani hari abakennye ku isura n'abakennye mu mufuka no kubera Imana nyine kubera ya mani biduhisha sibyo ntago uzabona Titi niba utegereje kubona Titi asa nka mayibobo ari kugenda asabiriza ijana ku muhanda yego nzakena n'ubu ndakeniye ariko sinzigera nsa nabi makeup bazifite kuko ndazitera niko kazi kanjye bazagoye naka imyenda iyo ndayifite kuko nari naraguze urumva nubwo wenda ntari kugura ubu none ariko hari iyo mfite nari naraguze nzawumesa nkwambara use neza ngutere ipasi nindangiza ngende mu muhanda uvuga ati nitere makeup zanjye uvuga ati Titi ebwana arasa neza urumva kuko ya mana yacu yaduhishe idaseka kugira ngo tugende hanze bavuga ati byamukomeranye utambuke kuri wa muntu yishima kwishime hejuru ngo wakennye uri kumva nicyo gituma nanjye yo mana nzayinamba uri kumva so Titi nago tuza kuvuga byinshi ntago nsigera mbona nakorewe n'isoni nawe ushaka kuvuga byinshi nashaka dutage comment nyine ku byabaye Titi nawe nkomeje kukuvugaho byinshi bigiye bitandukanye nandi icyo bitwaye umukobwa mwiza bicyakigana bavuze ati no babishaka nyine yakura kuza ntago tuzi yakura kuza ndatwite nta nduri aho isereka maze nkubaze ndamutse ntwite tuzwe wenda ko ndamutse ntwite reka nyine nkubaze ndamutse ntwite uri siri kutabuzi papa w'umwana ndamuzi nyine reka mbaze okay tuvuge ntabwo ntwite ariko sirika tuvuge ndamutse ntwite sibyo sishya reka ikibazo ngiye kukubaza aka kaye ndamutse ntwite mbaye titari umuntu twite uri siri kutabuzi papa w'umwana titaratwite kandi nzi papa w'umwana ibyo birahagije so Titi ntabwo atwite okay dukomeye Titi muri commentaire abanandikamo bakuvuga ko bagukunda baba Titi ni mwiza Titi n'umwana mwiza ukeka ko ari ihe mpamvu abantu bakwiyumvamo kandi nanone muri dashboard yacu aho mu bibera mu gikari ibiganiro ngukoresheje ishangwa next week nibidakunda cyangwa muri iki ni umuvandimwe ukorana na Randiri de promoter oya Randiri aha nari hose basi sinibindi bindi ishyamba sikuvuga ngo ndamukunda like boyfriend sibyo mukunda friend nk'inshuti nyine tu n'ubundi as friend landirana rwose nyine ngenda mukunda ari nko mu bantu nubwo wenda byabaye ngombwa ko mvuye tutabonanye sibyo ariko much respect bro wenda isha next week nta gihindutse I will be where hariya nyine ko ari nzaba mari bronze abandi Burundi so ikindi ndasuzakoresha umwanya yambere inshuti nziza mu Burundi isya ndamugushimiye warambwiye gukoresha umwanya n'umwana mwiza byatari n'umwana mwiza man igihe nabaga mfite urungu sinkubeshye nubwo ari abantu muri commentaire numvaga bavuga gwicyonzi cyo gukoresha umwanya ngo sahava yagize ngagukoresha umwanya isya akambwira uzije mbambwiye reka nzibaza ubundi se reka nguje bahamagaye nuzumubwira ngo uwo mwana ngo ntuzibeshye ngo ugire aramubwira tuzibeshye umwana ugire ngo ntuzagire ngo ni mushiki wanjye byose yarabimbwiye ndamubwira tumva ngubwira icyaduhuje sibyo ntabwo twahujwe no kugira cyangwa iki sibyo gusa ishyaka nubwo duhuje nabi byatangiye nabi yarabibonye narakugambanye ni nabati araha naha wallahi byaje kugenda neza koresha umwanya ahantu uri hose much respect kuko ambereye inshuti igihe nabaga mfite irungu wallahi yasaga no mu rugo akanganiriza sibyo akambwira dutembere sometime ariko koresha umwanya aho uri hose ndagusuje kandi ndagukunda cyane abandi bose nyine bambereye inshuti nziza aho nageze nkajya kumva ngo Titi ngo wadusuhuje ntanabazi nkajya mpindukira so Burundi mwamfashe neza ndabashimira usibye by'urwaye byashemo na karaga kantu gatoya ariko isha byarakemutse muri next week turi kumwe ntimuzagirwa muzabimenya nk'ukubundi shize nabimenye Titi wenda tugaruka kuba nta kazi turi umwana mukobwa mwiza ariko ibintu bijyanye n'ubwiza bw'abakobwa cyangwa bw'abadamu nibyo bintu ukora sinzi nimba ushaka nkwamamarize cyanyamamariza ahubwo nomero zawe vuga nomero zawe ntuzabara abantu bangaye batuma urumva ubona n'ibyo birayi kugira ngo umwana mukuru wawe n'umwana wawe abone ibirayi cyangwa nawe ugire kandi ayiza sifa ari hano mane kandi ayishobo ndazajya kwiga murabizi inshuti yanjye yoza n'umwana wa Blaze ntago oya n'umwana wacu Blaze tumureke mane yuza n'umwana wacu yuza sifu reka ndivuge neza n'umwana wacu
wacu na Brave ni umwana wacu sibyo ibyabaye byarabaye ntimuzanacira urubanza uriva ngo byagenze gutya turi abantu ejo bundi Brave uriya mwana wawe uri yitwa Brave akitwa Leo Brave uri kumva Leo Brave rya papa wacu yitwa Leo urumva nawe rero ugomba kwitwa Leo ku izina rya papa urumva niyo mpamvu mubwiye ngo Yusuf na Brave n'abana bacu kuba byarabaye ntimuzamutuke cyangwa mugiye turi abantu nanjye byabaneje n'undi bikaba sibyo iyo anumvisha abantu bamwibasiye ngo yabyare mu rugo ngo incuro ebyiri ngo rivura indaya rivura iki so ntabwo ari uburaya mani turi abantu ibyo tubireke ikindi cya kabiri navuga twari tuvuze ngo cyane nanabyibagiwe Rega tuba twavuze byinshi so nomero zawe za telefone nyine abantu bagukeneye nyine abantu bankeneye abantu bifuza kuganira nanjye ufite amakwe ufite ariko n'umuntu ufite uburyo yanyohereza utu make up abantu bo hanze mujya mubwira ngo murankunda isa tugaruke Imana hari umujama ambwenge sinkubeshye nubwo nta ndi mu rukundo nakubeshyaga Imana imbabarire sibyo ngera ngo nahite njya mu rukundo tutarabijyamo neza sibyo Gambwira Titi ndaje ngutumirise make up kuko nabonye ariko kazi ukora hano zirahendutse pronise ko kuko zihendutse ngiye kubona make up urumva ariko isi yarambeshye Imana mubabarire ntabwo anyoreje make up n'amafaranga nayo mfite nanze kugura make up ndabwa reka nze nishyura inzu nkora utundi tuntu kugira ngo za make up agiye kuzinyoreza ntabwo wasinyoreje aramemukiye utuma nibiraka mbonye businyibikora cyane ko make up zimwe na zimwe zarashize kandi zingenzi ariko inshallah bizaza sinyacika intege noneho umuntu uzanyenera ushaka ko namukora make up ushaka kuma akazi ushaka kungira inama ushaka ko nyine byose ni yare nimero yanjye ni 078 02 81 992 wice so Titi reka tugere ku musozo w'ikiganiro wifuza aheza hawe wenda hari imbere hameze gute cyangwa abantu bagukurikira bagufata ukundi kutari urababwira iki twisoreza umva maze ni abantu umuntu ukasibyo hari abantu banutse barambwira ngo nukibambaze nukagiye ngo ntawe nibambazaho kuko nta muntu ngiwe nta nuwo nishinzaho ibintu byanjye byose ndabyimenyera sibyo nararwaye nta bandwaje abandwaje mwese mbashimiye mu gihe ndabashimiye kandi ikindi buri muntu wese aba afite target yuko imbere yiwe haba heza ntabwo bashaka gusubira inyuma cyangwa ngo agire ikintu kibi kimubaho so icyo nshaka mu buzima bwanjye nshaka ko imbere yanjye haba heza nkategura ibintu byanjye neza uri kumva ubuzima bwanjye ari njyewe ari abavandimwe banjye nkabitaho nta kibazo nicyo kintu cya mbere kiri imbere ikintu kiri imbere cyane ni abavandimwe banjye urukundo mfite n'urwanjye n'urw'abavandimwe banjye ubwo nyuma y'ibindi byose Imana nizi ikizakurikiraho Imana niyo izi ikizakurikiraho Imana niyo izi byacu nongeye kugushimira bro Imana isiyaka nubwo ari ambere umureza kandi aburiza kangira ikintu zanazi ariko isiya nziza sometime nziza kuko hari aho biba bikomeye bimeze nabi ukansova much respect urakoze cyane ahantu hose nyine aho nyene isiyaka mani isiyaka n'umwana mwiza mani hano ashobora kuza tukamutuka tukamubwira nabi tukagenda ahandi n'abandi bakajya hirya bakamusebya bakangira amashyamba cyane no kujya gukina ikinyamakuru nkana gusebya nkavuga nabi ariko mani iyo ngaruka nyumva ko umwana mwiza isi uramfasha uransura isi yakamani aransura muri duki ntabwo namamagara mbwe bro mereza 2 ngo abinyine ashaka no kunyereka kanye ko afite bitana akabitemera tukabigabana ariko mani isi yakanaye mu muremere mani ajya abona yaduha kuko aradufasha nababwira ngo baryibye mani wapi kabisa kuko n'umwana mwisya ndagushimira koze cyane kandi ukomerezaho inshallah muzahinduke wakidudu inshallah abadukurikiye tariki 20 z'ukwezi kwa munani muri kuno kwezi turimo nibwo nzaba nojeje imyaka 17 mbana n'umwiza wa manager Fatoma tariki 20 z'uku kwezi kwa munani nzaba nojeje imyaka 17 mbana n'umwiza manager Fatoma hanyuma muzadushyikire gusa mu byubahiro by'umumama nkunda unyubaha ugira inama za buri munsi yansabye ko icyo kirori kitazatambuka kuri channel n'imwe
zigiye zitandukanye, gusa amafoto ye muzayabona mu rwego rwo gusitira cyangwa gukomeza gukavaringa urugo rwanjye, abana banjye ndetse n'umugore wanjye. So uwo munsi Titi muzahamubona, uwo munsi Oliva muzahamubona n'abandi bagiye batandukanye. Igice tuzadufite tuzagisangira, nawe ushaka kwifatanya natwe ubwo uce mu gikari kuri screen ari nomero 20 z'ukwezi kwa munani. Abakunzi ba asigaye iminsi 12. Abakunzi ba Kigali News 50 basi mumfashe, ngenda ndakeneye ntabwo ubwo bushobozi nabwibashiriza, sibyo njyenyine ise nawe ndagutumiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani na anniversaire ya Oliva. Minsi ni anniversaire ya Oliva. Ndabasabye mumfashe tumutegura akantu niyo zitaba kuri izo tariki 12 tugakora nyuma yaho cyambere yaho. Ye nitanze bitanu muri kino kiganiro. Mu gikari ngoma kuzabitanga. Ubwo sayado nabandi mwese muze dukore, nimero yanjye mwayibonye, muze dukore groupe munyandikire tumutungure nawe yishima abone ko atari wenyine, nibazo byose ajya abone nabyo mwarabibonye, basi tumwereke ko yagarutse mu muryango. Ubwo uwo munsi byose bizaba muzabana kuri Kigali News 250. Imana barinde.